umugani ngo utazi akari mu minsi akubita imbwa urutaro buriya ushobora kuzamurenga ukamureka ngo giki utazi akari mu minsi akubita imbwa urutaro bisobanuye iki burya iriya mbwa nyine kubisa urutaro ukavuga ati kakagenda akabwa ntabwo ubuzi ko mu minsi igiye kuza wenda hazatera umujura kandi iyo mbwa yari buzamurinda nanjye hari akantu nzi ngagasa munyige kajya ku rutare karasura urabizi iyo gasuze ntabwo ari neza ariko ukabona urutare nta kintu ntirwavuze urutare se rwavuze karajya kabwira ariko nubwo utavuze nzi ko wabyumvise uyu nawe nubwo atari yarabizi ariko kugira ngo we abyisobanurire byari bigoye rero nawe ubwo uramusuriye ntuvuze ariko ahise yumva ushatse kuba ko nari urutare uriya nagasa munyige ntabwo ariko buze n'ingero yatangaga alo Justin tubwire itangeho urugero wowe uramutse ushatse umugabo ugasanga afite umwana cyangwa abana ashobora kuba afite umwe cyangwa se barenze umwe wumva ni iki cyakugora mu kwiyumvamo b'abana cyangwa wabyitwaramo gute wabana nabo gute ujya kurera umwana wundi biravuna ngewe uko mbyumva numva ngewe wa mugabo natwaje inama wanjye ariko tubitandukanye n'umuntu yaba naramushatse afite umwana wenda mama we yarapfuye aho nakihangana nkahererwa nkarenzaho muri make ukunda abapfu kurusha abazima Kirasenta wowe uri kujyana na Justin wowe tubwire nawe uko byumva wumva wabana gute n'umugore wawe n'abana be buriya rero umuntu niba wamukunze ukagira amahirwe we akaba yakubwije ukuri hakiri kare ahantu numva ngiye byaba wenda bigoranye naho yabanza kuguhisha mugakundana azi ko wenda ari umukobwa akaza kumenya nyuma wenda hakaza kuzamo abo bana ariko ukaza kumenya ko ari umuhungu kandi yarakubwiye ko ari umukobwa rero numva umwana namufata nk'undi buriya umwana wese bavuga ngo umwana ni umugisha basi se we arabyumva ati ibyo bintu rero uburyo mbyumvamo umwana w'umugabo wawe wabana nawe gute wamufata uti banza uvuge ku kuba wenda ubimenye ugezeyo yarabiguhisha hanyuma uragaruka utubwira no ku byo wari usanzwe uzi baraguteguje ukaza muri urwo rugo ubizi yewe uko mbyumva niba nakunze umuntu yego ndamukundana n'ibyo byose Jado Artist Official ku isonga. Ndabasuhuje inshuti bakunzi mukurikiye Jao TV show. Nge muri kuvugana nitwa Jado. YouTube channel ni Jao TV show. Ahangaha ndi kumwe na Justin na Kira Center na Pasi. Namwe ndabasuhuje. Musuhuze na bari abantu bari kutureba. Peace peace ko baryamaho muri Nyagasani Yezu abamenyere guma kubamwemera utamwemera kada mwaritoje turitonze muritonze tuzanitoza Nshuti bakunzi rero nkuko bisanzwe iyi YouTube channel ni yanyu iyi YouTube channel inyuza ibiganiro by'ubwenge byubaka murabibona ko tuba twabukereye hanyuma ndagira ngo mbibutse ko nyamuneka nidukora debate hano kuri channel yacu Jao TV show umuntu uzajya ajya ku ruhande rubi ntimukamujyaginge ntimukamutera amabuye ntabwo ibyo avuga bibi ntabwo ari byo abakora ahubwo biba ari ukugira ngo tubashe gutuma ikiganiro cyumvikana neza kandi gitanga umusaruro twashakaga hari abantu bashobora kubona umuntu wenda nka Pasi yagiye ku ruhande rwo gushyigikira wenda bicanyi kubera impamvu runaka bagatangira ngo uriya mukobwa ntabwo yavuga biriya bintu atabikora n'iki oya nyamuneka ndabinginze no ndabizi mujya mureba amafilimi ugasanga wenda hari umuntu ubarizwa mu bintu bitari byiza ariko kubera impamvu mwebwe rero ntimukamurebere muri iyo sura ahubwo ni ukugira ngo icyo kiganiro cyangwa se iyo filimi twateguye ibashe gutanga inyigisho twateguye
okay, ndakeka muri kunyumva. Akandi kantu rero ukurikiye Jyaho TV, reba niba warakoze subscribe, niba utarayikora kandi uyu ni wo mwanya mwiza wo kuyikora, hanyuma ujye ubana natwe mu biganiro byose, ukande like, ukande share nibikorohera, utere na comment, kuko comment nizo zituma tubasha kubona ibyo tuganiraho ubutaha kandi tukabaha ibyo mwifuza. Muriteguye, mumeze neza? amavuta Amamesa, ubuto, igikotori imanuka ari amavuta cyangwa n'ay'ingurube sha. ikizima ni amavuta wowe ikizi cyose cyitwa amavuta. Uyu munsi rero twabategura ikiganiro kigira kiti hagati y'abagore cyangwa abagabo ni bande bigora kurera abana babo bashakanye batari ababo. Hanyuma turaza kurebera hamwe impamvu bibagora, tuze no gutanga inama ku kuntu umuntu yakabaye yifata mu gihe yahisemo gushakana n'umuntu badahuje sitati y'ubuzima. Sinzi niba ibi bintu biri kumvikana neza. Okay, reka duhere kuri Justin. Ndumva ari we mukuru, ndumva ari we nararibonye, ndumva inarabikoze. Aya ushaka kuba atarabikoze gutyo, ariko akaba yarabonye benshi. Ni inararibonye. Mujye muvuga ikinyarwanda neza. Inarabirebye. Iyo bavuze inararibonye baba bavuze iki? Ni umuntu wabashije kumenya ibintu byose. Inarabirebye ni uko hari ibyo yarebye akaba yarabibonye kureba no kubona ariko baravuga ngo bajya ngo genda uzabona uwo muntu yambwiye gutyo ntago aba ari sawa, ahubwo ni inarabirebye genda uzabona ahubwo ni inarabirebye. Dukoresha inararibonye kuko niryo jambo. Nibyo nanjye inararibonye nacyo. Inararibonye uko ari byinshi wibihindura. Muranyihanganira yongeye ndwaye n'agakorora. Tubwire, itangeho urugero. Wowe uramutse ushatse umugabo ugasanga afite umwana cyangwa abana, ashobora kuba afite umwe cyangwa se barenze umwe, wumva ni iki cyakugora mu kwiyumvamo babana, cyangwa wabyitwaramo gute, wabana nabo gute? Njyewe rero uko nabibonye cyangwa se njyewe uko nabifata njyewe uko byumva, ndamutse nshatse umugabo nkasanga afite umwana cyangwa se abana, njyewe uko numva ari ibintu bingoye. Umuntu yarankunze nibyo, ambwira neza yuko agomba kunshaka, yemwe nambwira ko afite wa mwana. Njyewe mbere byose ntabwo namubwira yuko wa mwana ntazashobora kumurera, kuko mba nshaka urugo, kuko yena mubwiye ko nanjye mukunda, mba numva nshaka urugo. Ariko iyo njyewe ngeze muri rwa rugo nkasangamo wa mwana, burya kurerera umwana wundi biravuna. Njyewe uko mbyumva numva njyewe wa mugabo natwajya inama wanjye nkamubwira ko uwo mwana agomba kumuhereza nyina, ahubwo igisabwa cyari cyo cyose akajya kitwaka nkafasha umugabo wanjye tukazajya tubitanga, ariko wa mwana ntaze mu rugo kuko manumva yanyivangira mu rukundo. Kuko wa mwana ntekereza neza ko kunyiyumvamo ko ndi umubyeyi we byamugora cyane cyane kazi ko afite nyina, azi ko afite nyina. Ariko tubitandukanye n'umuntu yaba naramushatse afite umwana we na mama we yarapfuye, aho nakihangana nkahereturwa nkarenzaho. Muri make ukunda abapfu kurusha abazima. Namaburakindi. Ariko none afite mama we, wa mwana byanze bikuze ibyo nakora byose ntago yambona ko ndi nyina, ahubwo afite undi nyina. Ahubwo jewe uko mpagaze mba numva kumurera ari ibintu bingoye. Njyewe mba numva nashaka uko bishoboka kose agasanga nyina, ahubwo igisabwa tukazajya tukimufasha ari kumwe na nyina. Kirasenta, wowe uri kujyana na Justin na? Nuko nemo ndabyumva. Wowe tubwire nawe uko byumva. Wowe ushatse umugore ugasanga mbese urambagije umugore afite umwana, yaba yaramubyariye iwabo cyangwa se yarashatse urugo rukanga, ariko already umukunze nyine afite umwana cyangwa abana, yego, wumva wabana gute n'umugore wawe n'abana be? Buriya rero umuntu niba wamukunze
ukagira amahirwe we akaba yakubwije ukuri hakiri kare ahantu numva ngiye byaba wenda bigoranye naho yabanza kuguhisha mugakundana azi ko wenda ari umukobwa akaza kumenya nyuma wenda hakaza kuzamo abo bana ariko ukaza kumenya ko ari umuhungu kandi yarakubwiye ko ari umukobwa. okay. wenda akakubwira ko atarabyara ari inkumi muri make, ari inkumi ukaza wenda kumenya nyuma ko yabyaye aho ngaho ewana ngiye ndumva ntabwo twaganira byinshi ubwumva nahita mvuga ati niba arambeshye ko wabyaye niba hari n'uwo wishe kandi uzahorwa ntabwo wabimbwira ntazavongwa mu mura zawe bahita wumva ko mu buzima bwanyu bwose muzabanamo ari ukubeshya aho rwose ntibyahura ibyo kirumvikana. noneho mbaye ngewe naramushatse afite umwana kandi mbizi kandi nyine gusa hari ukuntu umuntu mushaka ari ukwenda wamugana ari ikimushakaho noneho njyewe ubwo nawe nafashe no kumushaka mbizi ko ari umugore nshaka wari umuntu tuje gufatanya kubaka umuryango ushobora kuba nabyihanganira nyine uwo mwana ngiye tukamurera ukerega nanjye nshobora kuba hari uwo nawe wenda nabyaye nshobora kwishyira mu kimbaro cy'uwo mwana niba uwo nguwo w'uwo mumama njyewe narimo ndamushaka kumufata neza wenda ndimo ndavuga ati nibamwohereza bamujyane kwa se njye nakibaza ngo nanjye wa wundi bamuhinze akaza noneho yafatwa ati njye nshobora kuba nabikora ariko wenda aho ngaho okay narwo ni urugero rwiza utanze ariko njye nari navuze ku bantu badahuje stati badahuje uwo mugore wawe akaba afite umwana ariko wowe nta mwana wigeze ubyara hanze nanjye nakikubwiye si uko njye nanze urwo rugero ntabyumva yego nshobora guhita ntekereza noneho kugira ngo byanyu bize kunyorohera wishyira mu mwanya we njye nuko ndi kubyumva rwose nakishyira muri uwo mwanya nkumva noneho umwana wanjye nawe abaye ariko hari runaka bakaba barimo baramwirukana gutyo ese wenda njyewe byangira izinga cyangwa se nakumva ameze ne mbona umwana wanjye bakomeza bamuhaha najya kwa so jya kwa nyoko jya kwa so jya kwa nyoko rero numva umwana namufata nk'undi buri mwana wese bavuga ngo umwana ni umugisha uwo mwana ashobora kugira n'akamaro gusumbya wibyariye nta nubwo ashobora ahubwo umwana nyine agira akamaro ariko hagati aho ubwo Justin ntuyise umutaba mu nama cyangwa se umutera amabuye ushaka kumvikanisha ko we yirebyeho gusa ntare mama ashatse kuntera ibuye wavuze ngo yishyira umwanya ngo nawe yaramubyaye none ntawe wabyaye noneho ntawe wigeze ubyara nta nubwo uri kubivugira kuko wamubyaye yewe impamvu nahamije neza ko ntashobora kukurera niyo uranshatse ngewe mfite umwana ingaruka nyinshi zikunda kubaho ko wa mwana nakura wewe uzahita utekereza ko atari wamubyaye uba utangiye gutekereza kuryamana n'abagabo benshi bagiye babikora none se none abaye ari umuhungu se reka tuvuge wenda abaye ari umuhungu rero nawe gusa nta bagore areba umwana w'umugabo we umwana w'umugabo we hari naho nabibonye ngaho hari naho nabibonye hanyuma umwana umuhungu aza umugabo afite umwana w'umuhungu yamubyaranye n'undi mugore w'igisore yarakuze uwo mugore atangira kumva ko wa mugabo ashaje ahubwo wa musore aramutse ari we yibyerekanye karabaye niyo mpamvu yongeye kukurera byangora kuko ubwo isaka babaye sebukwe isaka umwana we akaba umukwe wa se umwana w'uwo muhungu urimo urabyumva ubwo yaba abaye umwenda hamwe na se ariko akaba ise ni se none ubwo abaye sebukwe ise abaye sebukwe kandi ari se urumva umwana abaye umukwe kandi ari sekuru ibyo nakara akanyuzemo basi se we arabyumva ati ibyo bintu rero uburyo mbyumvamo wowe ikibazo si ngombwa ko nkisubiramo wacyumvise umwana w'umugabo wawe wabana nawe gute wamufata uti ni umukobwa cyangwa se ni umuhungu ni umwana njyewe nkurikije ko ubundi urukundo rutangira ruri hagati ya babiri umugabo n'umugore ngiye kubera ko n'ubundi naba nararambagijwe akenshi ashobora kuba yarabimbwiye akambwira ko afite uwo mwana hari n'igihe atanabimbwiye nkazabimenya ngezeyo njye rero ku giti cyanjye wenda banza uvuge ku kuba wenda ubimenya ugezeyo yarabiguhishe hanyuma uragaruka utubwira no ku byo wari usanzwe uzi baraguteguje ukaza muri urwo rugo ubizi njyewe
uko mbyumva niba nakunze umuntu yego ndamukundana n'ibyo byose Mm. niba nakwanze ubwo nyine ubwo urumva urwango mfitiye wowe ntabwo narukunda umwana. oya wamwanze nta nubwo waza no muri urwo rugwereka naruzamo. yego ubwo rero njye yambwiye naje atambwiye ko uwo mwana ahari naza kubimenya n'ubundi umwana nkamusanga numva umwana ntamuhora ikosa rya se wenda naza kwihinira wa mugabo amubwira ni uri umuhemuri iki n'iki nyine nkamusobanurira ibibi yankoreye kubera ko yambeshye mu by'ukuri ubundi urukundo nyarwo ntirubeshya. yego hanyuma nkamusobanurira ibyo bintu bibi byambera bibi watabyakiriye ahubwo ubwo byambera bibi ariko njye numva umwana ntamuhora ikosa rya se namurera. yego hanyuma wenda yarabimbwiye noneho mu by'ukuri urumva nabashije kwakira cya kintu cy'uko nsanze umwana ntigeze menya nkamusanga muri urwo rugo nabashije kubyakira mu by'ukuri ibyo yambwiye byo n'ubundi najya gufata umwanzuro n'ubundi mbizi neza ko uwo mwana ngomba kugira gute kumurera nkamurera nk'uwanjye. urakoze cyane. njyewe rero hari ingero nk'eshatu enye nzi nabonye umugabo w'ahantu hamwe yari umudemobe noneho ashaka umugore ariko uwo mugore afite umwana uwo mwana aba kwa nyirakuru ubyara nyina ariko nk'uko mubizi umwana ntashobora kumara igihe kinini runaka atabona mama we niki yaza gusura nyina uwo mugabo agahita avuga ati twatewe agahita akupa ibintu byo guhaha urumva kugeza igihe wa mwana niba ari nta guhunga kurenze kudahaha sibyo uzi kuburara kubera ariko suri mu biki nyine ubwo umumama yari yaranjaga bakarya ariko ubwo urumva bitavuye mu maboko ya wa mugabo ubwo wa mugabo avuga ati twahatewe ati ubundi nyine nawe urabyumva agahita akupa ibintu byo guhapa ko wa mwana atashye urumva uwo ni umwe. uwa kabiri umugabo yarambagije umugore wavuye mu rundi rugo urumva hari ukuntu umuntu ashaka urugo rukanga akajyana n'umwana we turumvikana abagore benshi buriya ntabwo yagusigira umwana bro. noneho umugabo aza kubana n'umugore abizi ko nyine amushakana n'uwo mwana we w'umuhungu. uyu munsi ibi ni true story uyu munsi uwo mwana yiga mu wa mbere segonderi. noneho umugabo igihe cyarageze aravuga ati ariko turabizi ati jyewe iki cyane nta nubwo burya nkigishaka aha ngaha ati kinera rerijiwe ati jye ntabwo mbyumva ati ugomba kumukura hano urumva. noneho umugabo akora ibintu byo gusunika amazi ku igare agenda yacuruza mu bantu noneho haba hari nk'aho bamuhamagaye ngo atware amazi we naho amajerekani nk'icumi akumva ko ka gahungu kagomba gufata rya gare kagasunika y'amazi amajerekani 10. urumva umwana yiga mu wa mbere segonderi afite imyaka nka 10 nka 13 14 urumva nta kana muri make urumva uwo mwana yasunika amajerekani 5 ku igare. okay noneho uwo mugabo niyo afite akazi k'ingufu aba yumva uwo mwana nyine agomba agakore nyine nkaho ari we. ariko noneho ikirenze kuri ibyo uwo mugabo nawe ubwo afite umwana w'umukobwa nawe w'agakumikumi nyine uri mu rugero rw'uwo mwana w'umuhungu ariko uwo mwana nawe yibera kwa nyirakuru kubana na se byarananiranye atari impamvu za nyina ubwo ni nyina se bahuje ni nyina na se uwo mwana w'umukobwa oya uwo mukobwa ni uwo mugabo hanyuma umugore nawe afite undi mwana w'umuhungu yego bivuze ko n'uwe kumurera ntibyakunda ntago bikunda ntabwo byakunze bituma n'uwo nashaka urumva uriya mugabo rero kugira ngo ave muri urwo rugo uriya mugabo uzi ikintu cyavuyemo umugore yashatse abantu b'inshuti ze urundi rugo arabatereta ngo bamufatire uwo mwana we ajya abafasha mu buryo bw'imibereho ariko bamufatire uwo mwana abone uko yiga. ababyeyi barabyemera ariko nta wuzi icyabaye ba babyeyi bageze baravuga bati uyu mwana rero nyine bazana impamvu zidashobotse umwana yagiyeyo ariko niba uwo mugabo yarabateye ubwoba
niba byaragenze gute simbizi. uwo mwana kugeza ubu yagarutse muri urwo rugo ariko ku gahato ka mama we kuko nta handi yajya. byane ngo ukagira gwa neza. Hanyuma ubwo urwo rugero rumeze rutyo murumva byagenda gute? uwo mwana azaba bizagenda bite muri make? byanze bikunze ingaruka zigera ku bana. Yego, ni ukuvuga ngo oya no ku mugore no kuri nyina w'umwana. ingaruka nyinshi ziza ku mwana ariko zikaza no ku mugore nyiri wa mwana. None se wowe urumva wowe mugabo nagukunda nte uri kunyangira umwana? Agaruka ku gitekerezo cyanjye, niyo mpamvu ni ukuvuga ngo niba uwo mwabyaranye atarashaka undi mugabo akaba yicaye aho, umwana yakirereye, njyewe sinkurerere, njyewe mukase wa mwana sinkurerere, ahubwo ukarererwa na wa mukobwa cyangwa se umugore mwamubyaranye ari iwabo. Ariko nibiba ngombwa yuko nawe ajya gushaka ahandi, wa mwana akaza aho ngaho, ingaruka n'undi wa mwana azazifata kuko njyewe akazaba kose uzi ko njyaho aho nabashe gukora ingero nyinshi, mba nageze muri rwa rugo ranjye nkabyara na wa mwana rurimo orede uwo mugore n'ubundi muri urwo rugo yarahabyaye nawe ahafite umwana. amakosa yabaye amakosa menshi afata wa mwana kandi byinshi atari wowe wabikoze. Rero Justine njye ntabwo turi kumwe. Impamvu nkubwira ko wenda ushobora kwihangana bigashoboka kuko nufata wa mwana akagenda akaba kwa nyina, si kuri kuvuga akabayo, nyina yazagera igihe akavuga ati jewe burya mbonye urugo rwanjye nanjye mufata umwana wanyu, akamwohereza kwa se ari we mugabo wawe. Mu by'ukuri kugira ngo uzatereze wa mwana wafashe imico wenda yamaze kuba n'inkumi, hari ibyo yaramenye kubona hariya cyangwa umusore, hari ibyo yaramaze kubona hariya, nahindura akaza agasanga wenda wowe urugo rwawe ruri munsi y'urwo yararimo, mu by'ukuri nabura bya bintu muzagorana. Ibyiza rero ngiye numva namurera akiri wa mwana n'ubundi akazamuka ngiye mwitoreza imico yanjye burya akura yumvamo nyine ngiye uko ndi nyine, numva ko ari byo byafasha. Urashaka kumvisha ko mbese wa mwana nakamufasha ari muto akamenyera imico yanjye, ukamurema ukamugira uwo ushaka. Ako njyewe hari ikintu arimo ndumva Justin, impamvu uyu we ntago yigize aza aje gushaka umugabo, waje gushaka adresse. Urambiwe tipe bahora baza bagusifura bya buri mwa bagutumaho abana n'ikiti ngwira nkubwire bamwe mu mukino urambiye kuwukina. Wowe tubwiza ukuri ahangaha ni wagiye gushaka umugabo. Oya nanjye ndashyigikira Kira Center. No kuvuga ngo wowe niba ugiye gushaka urugo, ugiye gushaka umugabo kujya muzabyara, ntabwo muzabyara ihene cyangwa inka cyangwa intama, muzabyara abana, sibyo? Wowe uwo wawe noneho byanze muri urwo rugo uhita ubitekereza. Soze nigize kubivugira ngo noneho ngo ngiye nambizi ko ntawe ufite cyase ngiye naba nawe mfite. Okay, turabyaye. Urimo byumva umwana wanjye urimo amukora gutyo. None ngiye ndarebye nsanze ndabati uyu muntu rero namuzanye ngira ngo amfashe, none aho kugira ngo amfashe arimo aransenya. Genda ubwo nyine nzashaka aho bishoboka ukajyana undi mwana. Wowe urumva umwana wawe none uzamujyana he niba uzi ko womeze gutyo? Urumva uzamujyana he? Kandi uzageraho ubwo mugabo nimba abana mudashobokanye azashaka undi, nawe ugenda ushaka undi, uwo mwana uzabahana ugakandiza uwo mwana rero yabyaye. Ntabwo mukujije wowe urizize, ahubwo akenshi uzaba yikize uyu ngo nyikize nizendika kubera iki kintu. Uzasanga ndi kuba ngo barahari benshi bari kurengera umwana we. Ariko wowe kuri wowe ubuze ukuri uzi neza ko umwana we mararengana. Oya so kubangwa ariko uwo mwana barengana, kuko umwana cyambere ntaba yagusuzugura. Baravuga ngo umwana wundi ngabishya inkonda. Ariko se izo wawe ziba ziri mu isukari, izo ziri mu rusenda. None ayo waba wumva. Okay, nacyo n'utugani. Ntekereza ko ikintu gishobora kwanduza umutima wenda wa mukase gishobora nko guturuka wenda ku mugabo. Icyo ni ikintu nikegeye wenda ntekereje. Keretse niba none se umugabo niba abagurira imyenda mu rugo akahaha ibyo kurya, ambega akita ku rugo rwe nk'ibisanzwe, ikindi kintu ubu umubaza ni iki? Ikindi kintu ngiye namubaza ni uko yaba agikubagana na wa wundi yabyaranye n'umwana. Aha noneho ntabikora, akaba yafata inzira ntabikora. Wabibwirwa n'iki? Wabibwirwa n'iki? Icyo gihe abaye abikora nibwo yakanduza neza umutima wa mudamu yazanye aje kurera none habaye atabikora. Reka ahangaha duhite tunaboneraho kugira abantu inama.
niba ushakanye n'umugore cyangwa umugabo birashoboka ko harya abantu bashakana bakabona kumvikana ntibiri gukunda aho kugira ngo mwicane mugatandukana. Nyamuneka niba utandukanye n'umuntu uba wabitekerejeho neza ubona ko nyine kubana bitakunda. Niba utandukanye n'umuntu rero cya kintu cyatumye mutandukana burya ntabwo kivaho. Kamere y'umuntu ipfana nawe, siko bimeze. Ntabwo uzavuga ngo ubwashize amezi 3 dutandukanye ngo reka nongere mugarure ngo burango yisubiyeho, reka da uwo nyine nuko yakwiyeretse nuko. Rero niba ufashe umwanzuro wo gutandukana n'umuntu mutandukanye wijya gukinisha imitima y'abandi, niba wumva kandi ibyo agukorera ushobora kubyihanganira, wikwirirwa gutuma amara ukwezi wabo cyangwa ibyumweru runaka iwabo, ubwo nyine gumana nawe, ubwo nyine ushoboye kubyihanganira. Ariko nimutandukana mutandukane burundu. Ariko kandi gufata inzoga ngo ugiye gucyura nawe umwanya wawe niba ari byo wakora urabiretse uje kwita ku rugo. Ariko kandi urenda wumvaga kari akantu k'amafuti nanone wawe niwe ushobora kuba wakihanganira ngo reka ariko se bakora mureka bagiye ngabanze ngo yitekerezo abagiye kwitekerezo ahubwo buriya aho bavuga ko inkoko yaraye hanze iba yabaye inkware. Ntabwo buriya niba amaze amezi 3 iwabo byanze bikunze aza yarize ibindi bibi birenze ibyo yagukoreraga. Ahubwo ako kantu reka mubwire yagiye ushobora kubona na babandi bagiye ni uzasanga kenshi none abana mubwira batari ku wundi yambwa bayishaka wabonaga koko ubundi cyane uri kureba bajya bafata nk'abajura ngo bajyanye muri gereza ngo bagiye kwihanwa kubagorora. Uwibye igitoke ngagerayo agasanga uwibye televiziyo yagera cyangwa agasanga uwibye banki akavuga tuzi ko burya wowe wibye igitoki weho wazize pipi we kurya ahubwo dore mwana we nusohoka dore umuvuno dore uko bibiri ari utwo tuntu bari kwiga n'umugore rero iyo uretse akagenda buriya nta kintu kiza kiba kirimo kandi nawe wasigaye nta byiza uba wasigayemo nta na kimwe ahubwo uretse gutangira ngo nazaza atarihanye iki n'iki noneho buriya rero yagiye utamukubise buriya naza kongera gukora iki n'iki ni ugukubitwa buriya icyaba cyiza ni uko ibintu mwabicoceraho aho gucana noneho na kiriya kintu cy'abana nuha ngo umukobwa niba mwarabyaranye agashaka uwo mwana nkamusanga nkabamugariza buriya hari aho ngeze igihe numva ndagarutse umugabo n'uwisubiraho hari aho ndagarutse ahubwo uriya mukobwa wabyarije aho ntumuhitemo ngo umushake hari ahantu hari ikitonderwa Justice mwaho hari ubuzina byacu nawe uri kunyumvisha ngo wakunze umuntu umukundana n'ibyo byose kandi nawe yabyaje yari amukunze yamubyaje kuko amukunze aramusize aje kunshaka ngo ninze murerere umukobwa yicaye hariya ari gukaraba neza mama we ari kugenda hariya nejo ryajisho ryamubengutswe rizongera rimukubiteho rimubengukwe niyo mpamvu akiri hariya nanjye ntabwo nakorera kira urumva rero wowe kwihangana kwawe ni hafi ya nako niyo mpamvu nabwiye to ujye ugiye gushaka adresse ntabwo adresse na adresse none se niba uzi neza ko ngiye narabyaye kandi twabyaranye arahari niyapfuye icyo si kimwe arahari none urumva neza yuko ese ubundi umwana nambaza inambwe ati ndashaka kujya gusoma mama wenda n'urugero nka nyina Rwamagana kandi mama nyine umwana aracyari muto sibyo akambye ati ko nshaka gusura mama biti umwana nzabigenza ni ya numva ahubwo umwana we yareka mbanze musobanure we mbwira ngo ko warateye umukobwa indango hari impamvu nyinshi sibyo ishobora gutuma utabana n'umuntu kubyerana n'umuntu yoze ko mugomba kubana ntabwo kubyarana n'umuntu bisobanuye kubana ibyo ntibibaho njye dushobora kubyarana pe ariko nkaza kubona nyine imico ye nkabona uko nari muzi turi abasore n'inkumi ntabwo ariko ndimo ndamubona twamaje kubyarana agashaka kumfata nyine ngo ankontorore nyine uko abishaka kandi ngo ntabwo byaza kuvamo icyo gihe nk'umuntu avuga ati niba twarabyaranye uriya nyine twarabyaranye yararangiye ubwo hari urundi rubuto njye nateye ntacyo kandi nkomeze bibagarire dushyiraho agafumbire muri make dukurikirane nimbona ngiye kurwitaho ngiye nyine bitagishobotse kandi ntabuzane uriya twaruteranye ngo turufatanye ndareba umuntu numva koko kandi unemera unashoboye ko yaza akabimfashamo rwa rubuto tukagira ukuntu turukorera
niko bimeze. Rero njyewe nuza ugahita uvuga ngo kubera iki uriya ngo wamubyaze n'umushake, ubwo urumva wowe waje muri make uje kungerageza nabwo uje gushaka umugabo. Ni ya adresse rero nakubwiraga, wari ubizi neza ko umwana mufite, uzi neza ko nyina w'umwana hari, ariko hari impamvu utazi zatumye dutandukana. Ubwo nawe ugaragaje indi mpamvu, ahubwo niba hari ininde nagute cyangwa umwana tumaze kubyarana nawe sumbera nka wa wundi, hari impamvu isinyereka ijya gutuma nawe dutandukana. Ahubwo mugiye kumeza muri ibyo, nihaza n'undi umeze gutyo urumva ngenza ibyo nzabivamo. Umwana wawe inshuti bakunzi ba Jyaho TV rero, inshuti bakunzi ba Jyaho TV, aho hasi muri comment namwe mwemerewe gushyiramo komanteri zanyu mukatubwira ibi bintu uko mubyumva. Ngiye hagati aho nta nubwo numva impamvu biriya bintu bigorana, ariko urukundo ruganza iteka mu bantu mw'abantu mwe, ni nayo ntego ya YouTube channel Jyaho TV show. Aba bantu rero mureba aha turajya impaka, bamwe ntibabyumva kimwe n'abandi, ariko icyo tugamije ni ukubaka sosiyete nyarwanda. Namwe niyo mpamvu tubasaba gushyiraho komanteri zanyu mukatubwira uko mubyumva, ndetse mukanatubwira muri komanteri ibyo mushaka ko tuzagarukaho ubutaha, kugira ngo tujye tubaha ibintu bibafitiye akamaro. Ubundi ijambo ry'Imana rivuga ko umunyeshyari uko agira ishyari kenshi niko akumira imigisha ye kuba yaza. Nta munyeshyari utera imbere, icyo cyo ucyumva utacyumva, nta munyeshyari utera imbere. Ubundi uba ugomba kubana n'abandi amahoro, ukishimira ibyiza by'abandi, ukishimira iterambere ry'abandi, bityo nawe Imana ikakugomororera iki? Imigisha yawe. Ndagira ngo mbabwize ukuri, umuntu uwo ari we wese uba mu rugo rwawe mudafitanye isano, wowe umwitaho, umuha buri kimwe nk'aho uri umubyeyi we cyangwa uri umuvandimwe we, uwo muntu ni umugisha kuri wowe, akuzanira imigisha kuri wowe. None se ubundi niba umuntu mudafite aho muhuriye ashobora kuba iwawe ukamwitaho ukamumenyera buri kimwe, umwana wabyawe n'umugore wawe cyangwa wabyawe n'umugabo wawe akunanije iki ubundi? Kandi ko uwo mwana kumuha buri kimwe cyose ari tubonye ko ari byo bituma n'Imana irekura imigisha yari yaribanye, kubera ko ibona ko nawe umutima wawe ukeye, urumva nta shyari ufite. Ubundi ku cy'abantu dutuma imigisha yacu nyine iguma iyo ngiyo ntitugereho, ni ukubera iki? Justin tubwire. Akenshi ariko abantu benshi barayikumira iyo migisha, kuko none se imigisha ni mibi se? Umubaje imitima ntabwo yiringanije. Uwabaje imitima ntabwo yiringanije. Imibaji umubaji ntabwo yiringanije. Yego avuze ko ari akantu nza kwibuka ahantu hamwe umugabo yari afite abagore 3. Hano muri abo bagore 3 abantu baranakabya. Abo bagore bose muri abo bagore 3 ntabwo ari inkuru, ni ibintu byabaye. Noneho umwe abo mukire, yego, noneho abandi baza gukena. Noneho uwa nyuma ari we wa 3 aza kuba umukire, ni wabaye umukire, nyirankundwakazi. noneho uwa mbere muri bo abo mukene abyara umwana umwe, yabyaye abana 2, abyaye abana 2. Noneho bagiye kwiga biranga, umwana mutoya ariga arahanyanyaza, twaraniganye, aratsinda ariko abura amafaranga amurihira. Abuze amafaranga amurihira, mukasongo wo mukire arabireba, ariko uyu mwana w'umugabo wanjye buriya uwamurihira nta kamaro yazamara buriya. Aturabizi ati ngwe no mushyira mu ishuri. Yari yaranicaye baramukura, ariga arasoza, agira n'Imana abona akazi keza. Maze kubona akazi keza arangije Kasenta ndumva yanafashijwe. nuko ntarasereva. arangije kubona akazi keza. Ubwo icyo yakoze ni iki? Yafashe baba mama bose ko ari 3. Ubwo ni 2 na mama we wa 3. Papa we yaje gupfa nyine, yarapfuye. Arangije arabashimira, akoresha igihe cyaro kandi kagataramo, arababwira ati ndashimira mama kuko yambyaye rwose pe, yaranandeze angeza aho ngeza. Ariko ubumenyi mfite kugeza ubu n'akazi nkakesha mama uriya. Yego, abicara hagati arabwira ati mwese muri abo mama banjye kuko mwese mwamfashije mu buzima kugira ngo mbashe kugira aho mva naho ngera. Kugeza ubu urwo rugo iby'ubukeba byavuyeho kubera wa mwana, kugeza ubu bose baranacyahari, barahari, bararinganiye.
wabyumvise ijambo ry'Imana ni umuti ako kantu ko kanya gutekereza imyumvire yanjye buriya ko najyaga mbyumva urumva ariko wumva nabi nk'amatwi y'ihene ko najyaga mbyumva ariko wewe wumvaga ariko kumva nabi nk'amatwi y'ihene niko wiyumvaga niko niyumva Imana ishimwe ubwo wagarutse nibutsa ako kantu nibuka n'uwo mwana twicaranaga kugeza uyu munsi niyo duhuyangurira ancangamo akantu ariko yagakeshejwe n'umugore wa se nibyo rero niyo mpamvu rero nkubwira njyaho kugira ngo umwana muhore ikosa rya se kubera ko se yampemukiye oya ntabwo nabihora umwana ahubwo wowe mugabo twazurungutana tukazurungutana niyo tutaba turi kumwe wa mwana nkaba navuga uzi ko mwana koko nanjye mbere y'abarengana abarengana mu bintu uzi ko mwana barengana abaca umugani ngo utazi akari mu minsi akubita imbwa urutaro buriya ushobora kuzamurenga ukamureka ngo giki akari mu minsi akubita imbwa urutaro bisobanuye iki burya iriya mbwa nyine kubisa urutaro ukavuga ati kakagenda akabwa ntabwo uzi ko mu minsi igiye kuza wenda hazatera umujura kandi iyo mbwa yari buzamurinda muri make wa mwana ni umugereranyije n'imbwa ko azagira akamaro mu gihe kizaza hari utuntu ugenda baragenda nkunda buriya ntitujya tuvuga ikintu abantu basomye za bibiliya undi ni umunyarwanda wumvishije hari akantu mutayemo uyaragaruka nanjye hari akantu nzi ngo agasamunyiga kajya ku rutare karasura urabizi iyo gasuze ntabwo ari neza ariko kabona urutare nta kintu ntirwavuze urutare se rwavuze karaje kavuga ati ariko nubwo utavuze nzi ko wabyumvise uyu nawe nubwo atari yarabizi ariko kugira ngo we abyisobanurire byari bigoye rero nawe ubwo uramusuriye ntuvuze ariko ahise yumva utuntu tw'imirongo yo muri bibiliya ahanini kuba ko nari urutare uriya aragasamunyiga ntabwo ariko mvuze rero nanjye n'ingero yatangaga aba ari urugero ugatanga kugira ngo umuntu aze kumva icyo umuntu ashatse kuvuga urumva twebwe twari twagiye mu buzima bwite ariko tuze tugaruka mu buzima bwa bibiliya uyu nawe ahise yumva koko hari n'ahantu none hari n'inkuru azi urumva ko umwibukije bitumye basi yitekerezaho ibi bintu rero twari igihe abantu ushobora kubona tubikora bakagira ngo ni ibiganiro bakajya twanabuze n'umwanya biba ari uburyo bwo kugira ngo twubake sosiyete ufite uburyo wiyumva cyangwa ufite uburyo ubona ibintu ubashe kumva ko ibyo bintu kubibona byahinduka birashoboka nta kintu mu buzima gishobora gukomera gikomezwa nawe ubundi ibintu iyo ushaka ko byoroha biroroha ariko niyo ushaka ko bikomera birakomera ubundi hari abantu bakunda kuvuga ngo isi irashaje bari abantu baribeshye isi niyashaje kuko nta kintu yigeze ihindukaho ahubwo abantu bayiriho nibo bashaje imyumvire yabo irashaje niko tumbwira ngo isi irashaje isi nta nubwo ari mbi ahubwo abantu nitwe babi isi hora ari umubeya uko buri wese abashaka kugukota igori gihora gikota ubwo rero we nushaka gufata ikintu kangwa ngo wenda ndatanga urugero nko ku muntu ngo w'umukene ngo ubuse ngo nkanjye ngo ubuse ngo mama ngo nakira kandi uriye ukize ntabwo bivukanye ushobora gusanga uriye ukize yaravukiye umuryango urenze wowe uko umeze ahubwo ikibazo kiri hehe mu mutwe ubwenge ntabwo noneho kira mbanje gushimira Justin njye numvaga ari kunkanga pe numvaga ari kunkanga navugaga nti umugabo washatse uyu mugore noneho numvaga ari umuriro nanone n'ukuntu akabazo nibajije ko uwari umwana mane abatipe cyangwa se abagabo numva ngo bagira utuntu tw'utugeso kuko byarahanze wumva wowe se ubibona ute oya ne kunyumva ntabyo ndabona agiye ungirira bakajwiga none ko uwo mwana ngende baza umwana amwanze yarahamusanze hagize ubuza noneho yarahawe akamusanga uwo yatuma arenga no mu mbuga umuntu aje ntabwo ndimo ndavuga bataza no kubyumva nabi ni urugero rwo gutanga umuntu uteye gutyo yego niba yanze umwana yahasanze none uje nyuma ye yamwakira yatuma anarenga amarembo yashyushya ubuto none se uwo mwana abazize iki umwana barenganya dukora nk'ababyeyi tugahemukira abana ariko nyine ngiye icyo navuze twe twireba ngo isi irashaje twibona ngo ibintu ngo byaragize gutya ikibazo gifite twebwe uriya mwana umubonye ugahita umufata nk'uwawe akaza ugahita wumva ko yaje kandi urabizi neza ko nk'umugabo wawe
umugabo wawe muri bamwe wakumishe kuri mwana ari uwawe na cyane ko Bibiliya ivuga ko wowe n'umugore wawe cyangwa se wowe n'umugabo wawe muba muri umwe umuntu umwe wambwira ngo niba umuntu koko yavutse kwa ntuze uvuka kwa ntuze mugera igihe mwe murihuza muvamo umuntu umwe gutumva ko wowe agace gato kavuye ku mubiri we wagatesha agaciro kandi uwo muntu uko kuzika ari wowe ariko nanone se akubajije ati ko twari umwe uriya mwagiye kubyarana nyuma yanjye ubwo nawe ntimwabaye umwe buriya mbese tubwizanye kuri atonde umuntu savuka n'amenyo afite akagira kamera amenyo yego none se rira ryinyo rivemo rigatakara ryo riba rizize uramwe ariko tumufate ni iryinyo ryavuye mu ntuzi ariko rira ryinyo ntirikuyeho kari iryande ryatakaye ariko rifite nyiraryo ari n'ikintu gihabwa agaciro kikagira wenda kirasenta se kandi numva ari gukubitira mu ivi njyewe nta uzi ko ibyo bintu ndi kubyumva nkumva ari byo oya nibyo ariko nibyo uriya mwana wowe uriya mwana uvuga ngo naje ngo nyine ngo twari umwe njye n'undi nabisanishije nuko yari asanzwe wenda ahari niyo mpita mvuga ati uriya muntu noneho aje ufata wa mwana asanze hano akamufata kuriya aje ahamusanga ariko noneho ntitwirengagize ko iteka ryose biriya bintu bitera ingaruka ku bana kuko hari haho nzi umugabo yashatse umudamu ashatse umugore mu gihe bakiri mu mezi yabuki bya bindi ngo murumuna wanjye yaje ahita we yibyaranira na murumuna we amuteye inda arabyara wa wundi atinda kubyara reka byanamuviremo no kutabyara mawe noneho abateye murumuna we ya kabiri abana baravuka bamaze kuvuka ba murumuna wa wundi noneho abana bamaze kugera hejuru umwe yari mu mwaka wa 3 primaire undi ari mu wa mbere wa wundi nyina wabo arapfa noneho ikibazo kiri bari abana babiri b'abakobwa gusa umwe murumuna we kandi aba muri urwo rugo aza kurwara arapfa wa wundi wagiriwe utaragize umugisha wo kubyara akumva amaraso n'ay'umugabo we akumva n'ay'umurumuna we ariko muri we kumva ntabwo biri kuza ntabwo kubera ko atanabyaye icyo yakoze ni ikihe yakadivorce abati ibyo byose umutungo dufite niba utugabanya aba bana bazahirira umutungo w'umugabo nanjye nipfire neza nzawura uwo ngizemo uwo nshaka bagiye kwa kadivorce byo ntabwo ari inkuru bamaze kwa kadivorce barayibaha bagiye kuyibaha ya mitungo bagabanyije bamaze kubagabanya urukiko umugabo avuga ijambo aravuga ati iyi mitungo nayo ndi bujyemo nayo nayijyane ayireremo amaraso ya mwene nyina njyewe nagiye uko nakabaye aya maraso n'aya mwene nyina ni nayanjye kuba dukoze divorce nta naho dutane kuko agiye kunderera ariko arerera na mwene nyina natinyuka bano bana kubanga nta maraso ye aza gukora ishaka ariko nta mutungo yajyana uwo mutungo yarawuretse uwo mugabo afite ubwenge wa mama awubamo aribamo arangije aratekereza aba bana yarabigishije kugeza ubu bose bafite akazi barangije kaminuza n'abana beza ariko mu mbe zangaruka yamenye kubona bamaze kubona akazi aravuga ati uwo mugabo yasigiye ibintu ajya gushaka ibye n'ubundi yabisize ari iby'abana nanjye sha ibi nanjye naragabanye ndabibasigiye yagiye muri Amerika nawe arahafata umutungo w'umugabo umutungo w'umugore urimo babana babiri none si ibyo byo kandi ndabifata gutera ari umugore we yarandurutse aragenda ndumva nta n'icyo bitwaye urumva gusa icyiza ni uko habayeho ko yarindire wenda abo bana bakanakura ariko urumva iyo biza kuba abana bakiri bato abana umva ukuntu bagiye kubaho nabi bari bagiye guteseka babuze nyina babuze se babuze na nyina wabo eregana n'unuko kandi ngo kwa nyokorome uhajyanwa na nyoko bari bwajye kwa iwabo nyina ba nyirarume b'abantu bo rwose sense iyo ni indi topic man ngakuruma kugira akurora none ntabwo ntugaruma huha akuruma kurora iyo ni indi topic kabisa inshuti bakunzi bajyaho rero ikiganiro kigeza aharyoshye murumva ko rwose ni umugisha kuko n'abatabyumvaga kimwe n'abandi bagezaho bakigarura ibintu bakabyumva kimwe urukundo ruganza iteka mu bantu hanyuma Justin hari nk'umugore ushaka umugabo noneho wenda yasanga uwo mugabo afite umwana cyangwa abana ndavuga umwana cyangwa abana kuko ashobora kurenga umwe agahora yerekana amakosa y'ababana muri rwa rugo
kandi abagabo inshuro nyinshi aho tuba tutari mu rugo byanze bikunze ni ukuza ukubita abana uti buriya banzengerereje umugore. Umugore nk'uwo we mwamugiriye ihe nama? umugore ugira umugore uhora akubitisha abana yerekana amakosa y'abana buri gihe nibwo rwa jewe nigeze gutanga urugero yego mvuga ngo wowe imbere yuko uri mwana mugenza kuriya bifate noneho nkaho wowe ari wowe ngiye ndimo ndabyumva neza nkuko bibajije yego arimo arafata abana ubwo nawe yahasanze reka cyangwa se aba ari umwana isaratashye arabata umwana none ibintu yakoze nagahoma muno ati noneho ndebera ugende urebe n'ibiryo nagusigiye bro hari akantu nibutse nanjye hari inkuru nzi ntari buze wenda gusa nkaho mvuga ntuvuge ba nyirayo kugira ntavuge ba nyirayo kagiye wenda umuntu ikomeretsa ariko hari inkuru nanjye yigize kumbabaza hari umuntu nari nzi type yashatse umugore afite abana iwabo we ari umukobwa we yabyara iwabo ari umukobwa yego urumva none haza nawe asanga afite abana noneho ubwo nyina w'umwe muri abo bana wari uhari muto yarapfuye ubwo umwana ari kumwe na se ese arareba ati ntabwo ibintu nabyishoboza reka nshaka umuntu amfashe kurera uno mwana urabyumva neza yego noneho umwana urumva nyina yamusize ari mutoya isara ararwanyije wenda ageze aho aciye ubwenge azana wa mugore ngo amufashe kumurera ariko wa mugore aza n'ubundi ewana ari isasu wa mwana atamwumva muri make akumva adashaka mvuze ngo iki nta nubwo ashaka kumva adashaka kumubona akumva nimba nanakura akumva arimo aramurya mu matwi yamubona nyine akumva ewana kirungura kiraje uzi ko napetiye kugikabura imbere cyane ewe noneho wa mwana ingaruka zaje kumubaho ngiye nabonye umwana ageze aho abona noneho ise yarazaga niba bahashye nk'inyama bakarya akabwira se ati do ninagusigiye inyama none umwana wawe yaziriye none umuhungu wawe yaziriye rwose ubwo sinzi ntabwo nazira umwana wawe umugabo akabura uko abigenza kugira ngo adashaka kubona ko wa mwana agiye wa mugabo atabona ko amureze mama umwana akamuhondagura kandi mu by'ukuri wa mwana yari arazira ubusa uwo mwana uzi ikintu cyamuviriyemo yarinze agera mu myaka 10 ataramenya kuvuga ataruka atabizi ariko atavuga kubera iki ntiyabona guhabwira kuko uwo birirwanaga ngamurere abaganire yamubonaga nk'ikizi sinzi ikintu amubonagamo kuko we ntiyamuhaga umwanya ikindi akamwanga none ikindi akamubeshyera nubwo atavugaga ariko yarumva akamubeshyera agakubitwa urimo urabyumva yego umwana arabangamirwa cyo kora ndashima Imana baraba abana bafite imitima abanyine bumva ibintu bibera ahantu hari abantu babibona haza kuza umuntu arasaba ati ngewe umwana munyihere ajye kunyifashiriza nyine agaragaza ko ari impamvu wenda bituma ashaka kumufasha ariko ari uko aho kugira ngo amuhungishe iryo shyano ingiye ikintu ashatse kumvikanisha ise arazaga agakubita nabi nyine kugira ababaza umwana atongera gukora ibyo yakoze ariko mu by'ukuri atazi neza ko umwana kuko ibyo bintu arengana urumva ko mu batwumva birasaba kugira ngo abagabo bajye bagira ubushishozi mujye munashishoza niba umuntu umubyeyi akuregeye ntabwo umamye neza ko kugira umwana yumva gufata igiti njye hari umwana wigize kwifata ati urufunguzo noneho nyina aramubwira ati noneho ndakwica ati ndakwica turwa mbere wararutaye ndakwihorera ati ndakwica umwana araruhiga ararubura kubw'amahirwe ye yaruhigaga ruri mu ijosi noneho umwana rero umwanza yari yafashe umwanza wo kugira ngo aho kujya mama nyice yari nyina wa nyawe nyina niba yashaka kuvuga bari ababyeyi bahana nabi bagahanana umujinya guhanana ubunyamaswa batabanza gutekereza umwana aravuze ati ngewe nari kumanuka nari ndubuze nari ngiye kumanuka avuga nyine umugezi ati nkamanukira ku mugezi wacu nkatambika mu gishanga ati nkajya kuri damu nkahita ninagamo aho kugira ngo uze kujya gute kunyiyicira icyo kintu muracyumva hari ukuntu rero wowe mubyeyi ngo barakuregeye kugira ngo umwana gutinya yuko atazongera kubikora ujushota kubita uriya mwana ntabwo ari byo aratekereza biriya bintu ntabwo ari biriya bintu
sinzi gusa ntabwo nabonye bikorerwa abana wenda badahuje ababyeyi wenda ngo ni uko yari mukase cyangwa wenda atari nyina. Hari n'igihe umubyeyi aba azi ngo umwana ngiye simubwira ngo anyumve ngo ndakuragera so uriya mwana kuko bazi ko twebwe turabaga bazi ko twebwe tubaga. Mu by'ukuri uriya mwana nawe utazi ati ndakuregera so nawe wamubwira ujya kumva. Ariko ubundi ubwo ntushobora no gutuma umwana ashobora akanyanga akavuga ati buriya cya papa none ni ikigome. ubundi baravuga ubundi urukundo n'umwana w'umumama birikora, ariko urukundo rwa papa n'umwana urukundo na mama ni ibintu byikora, ariko urukundo rwa papa n'umwana wowe utanga ibiguzi kugira ngo umwana akwibone. Niba uri inyamaswa niba wigize inyamaswa umwana arakwanga, ariko niba uje nyine umwana wanjye ukajya umuha umwanya akaza akagukiniraho kwa kundi uje ugaterura. Uretse n'ibyo no mu rugo umugabo kugira ngo ureme igitinyiro mu rugo ntabwo ari uko wigira inyamaswa. Uko wigira inyamaswa kenshi ugira ahubwo ugatuma baguca amazi, wavuga bagavuga bati amutipe nzajyaga hano abana noneho bagezaho abana inkoni niba zari zibageza bati n'ubundi se papa waba wakosheje byoroheje aragukuta nk'ushaka kwica, waba wakosheje bikomeye n'ubundi w'ikimwe n'undi reka tubikore nta kimwe nadukubita dukubite n'undi niyo tutabikora tuzi kuri tuzirukuri. Ariko noneho wa mwana wasanzwe mu rugo we aba afite igikomere cyihariye. Uriya mwana rero wasanzwe mu rugo iyo nk'umupapa uje wa mugore agahita kuregera ufata umwana ukamukubita, wa mwana agomba no guceceka ntazagire na kimwe asohora kuko aravuga ati si papa ntabwo si mama nawe. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha abapapa nabo barasabwa kugira ubushishozi cyane kuri bariya bana, ariko natwe n'abamama iryo regeshwa rya buri gihe waba umubyeyi nyine buriya umwana wese umubyeyi muzima niwe ku mwana wawe wese urukundo cyane. Ikintu navuga ugiye kuri ibyo Christine avuze, biriya byo kuregerwa umwana ukaza ukubita ntabwo ari byiza. Ubundi mu gihe wenda uba udahari uri mu kazi runaka utaha buri gihe ubyuka ugiye uzindutse, ntabwo buri inshuti hafi aho ngaho ku buryo zakubwira ziti burya nubwo wenda uzi ugakubita ukavunagura bimeze gutya na gutya, ntabwo abo bantu bajya babura. Komerezaho unagira inama abamama cyane bashaka abagabo bagasanga nyine abana mu rugo. Komerezaho bagira inama twanzure n'ikiganiro. Ubwo nyine nari ndimo mbwira abapapa bataha bakaregerwa abana rwose pe bajye bashishoza bakurikirane, kuko niba uwo mwana yananiranye kuko nawe uruhare rw'uburere bwe buramuri atarinze kubwirwa ngo umwana yakosheje. Ese niba ubwirwa ibibi gusa ibyiza by'umwana byo bikaba bitagaragara, mu by'ukuri harasabwa gushishoza. Hanyuma inama nagira bano bamama bashaka nyine bagasanga abana mu rugo, umwana ni nkindi. Mu by'ukuri umwana uzabyarira aho ngaho n'ubundi ni amaraso y'umugabo wawe, abo bana nta hantu batandukaniye. Umwana nk'uwawe n'ubundi uwo mwana yitwa uwawe, azakura kwita mama, ariko numufata nabi nyine agakura kubonamo ubunyamaswa, mu by'ukuri ntabwo tuzabumwereka ko uwo mwana arashaka kugira gute kuba umuntu. Agomba kwereka urukundo. Akeneye urukundo agakura nawe arimo umuntu mwiza uzarera n'abandi nyine ejo hazaza. Kira Center dukeneye inama kuri wowe, ku bantu kuri abo bamama bateye batyo, ndetse n'abagaberega nabo biyumvemo, kuko hari igihe n'umugore wawe nyine aza agatahana umwana iwawe ugatangira kumubona nk'aho uwo mwana ari ikintu cyabateye wa mugani atari umwana. buriya rero njyewe inama naha abo bantu bumva gutyo, njyewe nakunze kubikomozaho, nujya gukora iki banza utekereze iki kintu nkoze ndi gukorera uyu gikorewe uwanjye. Niba njyewe ugiye kumana n'urugero ukamana unkubita nyine uncunaguza, ukumva ko umwana wawe wamuhana mu magambo umwereka ko ikosa yakoze atari ryo, ese wowe ariko udakubita utekereje ubwo ushyize muri logique nta kuntu wakumva
ko bya bintu ukora za mpande ebyiri utarimo urashaka kuringaniza hari ingaruka urimo urishyiraho kandi zizaza zikagusanga bitari kure. Icya mbere uriya mwana urimo urarira kuriya arimo arabona uburyo urimo urarira muri umuna we abizi neza ni muri umuna we wowe isaha n'isaha ushobora kuba wanabasigana sibyo nk'uko wasanze uwo ushobora kugenda n'uwo wawe ukamuhasiga yego urumva none wa mwana wawe ugiye kuhasiga wazabaho mu buhe buzima uti buriya baravuga ngo ubundi biba byiza iyo utoje umwana ibintu byose ibibi n'ibyiza ntukereke umwana wawe ibintu byiza gusa n'ibibi bibaho kuko hari igihe agera akajya muri bya bintu bibi kubyihanganira bikagorana. Wowe rero niba ushaka kurera umwana wivuga ngo uriya mwana si uwanjye abana bose barere kimwe. Niba rero ari umugati uzanye wivuga ngo ngahakira ngo muheho uko uwawe asonza niko n'undi asonza ugabanyije kabiri ukamuha igisate cye n'undi akamuha icye cyangwa se ukavuga toke ngaho mwakire mugabane nk'abana oya nta bya mwakire mugabane oya nacyo kugira gabanya abana kugira n'abana biyumvanemo bumve ko ari nuso bati ngaho mugabane kandi uringanize bakabona ko bose ubakunze kunda abana rero bose utavuze ngo reka ngo ndambarara aha ngo n'umwana wanjye ngo namugire ku gise na wa mwana ntago bamubyaye nta gise bamugiriyeho ntabwo yapfutse kwirobo tekereza kabiri rero abana bose baringanize bizakuviramo kuba wenda ubwabo barirana bakurikije imico baha kandi ikindi bavemwe abantu bakanaguhesha n'ishema mu bantu bakaba kuzi ko buriya nubwo bavuga ngo bamukase abantu batabasha kurera uriya muntu akaba urugero ushobora kuba urugero rwiza mu bandi bantu kandi n'Imana ikabigeraho umugisha. Yes nuko mbyumva. Justin yewe rero inama nagira bari bameze nkanjye nuko bari bameze nkanjye bahindura imyumvire nk'uko nanjye nageze igihe nkabyumva nageze igihe nanjye ndabyumva buriya rero ubugabo butisubira ngo bubyara ububwa naho mama ariko ndi butisubira ngo bubyara ububwa nabyo ni ububwa nabwo ni ububwa nabwo mama butisubira nabwo bubyara ububwa twikomereze kira center ngo rero ntekereje neza ko urukundo ari ikintu cy'agaciro umuntu agomba gufata nk'ikintu kiremereye ugatekereza ko wa mugabo wasanganye umwana yankunze ikintu cya mbere ngomba kubona nuko yankunze akandutisha wa undi yabyaranye nawe njya kwifuza yuko njyewe ashyira mu rugo kiriya kintu cyatuma nubaha na wa mwana cyari gikwiriye kuba aricyo kintu cy'agaciro gituma nubaha wa mwana ko wa mwana uje mu buzima bwacu cyangwa se nsanze mu buzima bwa wa mugabo ngomba kumuha agaciro nk'ako umugabo yampaye nk'uri wacu. Urabona wabyaranye n'umuntu weho wabyaranye nawe urebye usanga imico ye ntago biberanye ko mu n'ushaka none njyewe sindanabyara ahubwo agize aguhaye opportunity anampaye isumbwe ririya ni isumbwa mpaye kuruta wa wundi nari nkwiriye rero kugira gute wari ukwiriye nawe guha agaciro rwa rukundo rw'isumbwe yaguhaye bigatuma umwubahira wa mwana usanzwe uriya mwana ni narwo rukundo rwa mbere kuko impamvu nyirarwo yararetswe aba ari wowe ubasha kwinjira mu buzima bwe. Abo ngira inama rero bari bameze nkanjye duhinduke dufate abana kimwe hasigaye twirebera ibyiza by'abo bana bari imbere bari abantu nasanga ari nabo bafite akamaro muri rwango kuruta oya bariya bana ni umugisha ukomeye cyane njye ndumva ariyo nama nagira nabasaba guhinduka kuko nanjye iyo myumvire nari nyifite. Inshuti bakunzi bajyaho rero nanjye nakongeraho nkavuga nti mu by'ukuri niba ugiye gushaka umugabo akakubwira ko afite abana banza utekereze kabiri ubanze winyuze mu ruganda wowe ubwawe urebe uvuga uti se nzabasha kwihanganira abo bana ntabyaye. Nawe mugabo ugiye gushaka umugore niba umugore akubwira ati ngewe mu by'ukuri nubwo wenda wambengutswe ariko mfite abana tekereza kabiri niwumva abo bana utazashobora kubihanganira ntiwirirwe utesha umuntu w'abandi igihe. Ikindi kandi numara kumugeza mu rugo ntuzavuge ngo umwana ngaransuzugura ngo cyangwa umwana ibyo akora ni nk'ibyo n'uwawe wabyara yakora. Umwana
arahanwa nk'abandi, ntabwo kubita wica ngo nuko utamubyaye. turekere kumva ko ngo Umwana kandi nk'uko twagumye tubigarukaho, abana ni umugisha. Doprice ukomeza kugira ishyari ngo uriya mwana ngo yabyawe n'undi ngo si uwanjye, niko uri gutuma n'imigisha yawe iguma mu kirere ntimanuke ngo ikugereho. Rero murakoze cyane kudukurikira kuri iki kiganiro. Aho hasi muri komenti namwe mushyiremo ibitekerezo byanyu, mutubwire uko namwe mubyumva, munatubwire n'ibyo tuzagarukaho ubutaha. Turabakunda cyane. Ndagushimiye Justin, nawe Kira Center na Pasi Kizigenza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Jado Artist Official ku isonga.